Ubuzima hari byinshi bigenda bitubera imbogamizi, ariko hakaba n'ingamba dushobora kuba twakoresha kugira ngo izo mbogamizi tuzitsinde. Ni byinshi rero bituma tutagera ku ntego zacu nk'uko tuba twaraziyemeje, hari igihe twiyemeza intego ariko ntituzigereho bitewe n'izo mbogamizi. Niyo mpamvu tuba dukwiye no kugira ngo turebe ibyadufasha kugira ngo izo mbogamizi tuzikureho. Muri aka kanya rero tugiye kurebera hamwe inama 5 z'ingenzi zishobora kuba zagufasha gutsinda imbogamizi zimwe na zimwe ugenda uhura nazo kugira ngo ubuzima bwawe bukomeze kugenda neza. Icyo usabwa ni subscribe gusa, niba utarayikanda ugakanda like, ukandika na comment ufite icyo watwungura, ndetse ugakora na share kuri bagenzi bawe kugira ngo iki kiganiro gikomeze kibagereho. Ikaze. Inama ya mbere ni ukutazigera wongera kuba muto nk'uko wahoze uri muto. Iyi nama ni ingenzi cyane kubera ko usanga hari benshi bagenda basubira inyuma mu byo bakora, mu mitekerereze ndetse n'ibindi. Niyo mpamvu tugomba kuba tuzi iki kintu cyo kudasubira inyuma, ahubwo tugahora dukora kugira tujye imbere. Ntawe utazi ko gusubira inyuma ari ibintu bibi mu bikorwa byacu, kuva hejuru ugasubira hasi ni ikibazo gikomeye cyane. Kutazigera wongera kuba muto nk'uko wahoze uri muto ni ikintu gikomeye cyane. Bishatse kuvuga ko ikintu cyose uba ugomba gukora uburyo utagomba gusubira inyuma mu byo ugenda ukora byose, ugaharanira kugira ngo ukomeze wubake izina, utere imbere muri byose. Icya kabiri ugomba kumenya ni uko ubuzima butagira formule. Iyaba bugira formule, abenshi baba barashatse formule bakayikoresha. Niyo mpamvu ugomba gukoresha imbaraga zawe, ugakoresha n'ubwenge bwawe kugira ngo ikintu cyose ubashe kuba wakigeraho, kuko nta formule ihari y'ubuzima ishobora kuba yagufasha gukora ikintu runaka wifuza gukora. Kora cyane, koresha imbaraga ufite, koresha ibitekerezo byawe, koresha ubwenge kugira ngo ubashe kuba wagera ku ntego zawe wifuza. Icya gatatu, jya wumva ko ntawe ubona byose. Icyo wakwifuza kubona cyose ntiwakigeraho. Hari igihe umuntu aba yumva ko ibyiza byose byaba ibye. Ibyo ntibyashoboka. Uzabona bimwe mu byo ukeneye, ariko byose ntabwo uzabibona. Niyo mpamvu ibyo ubonye shima, wumve ko nabyo ari byiza, ariko ntiwumve ko ibyiza byose bizaba ibyawe. Inama ya 4, umuntu agomba kwimenya. Niba utimenya ubwawe, nta wundi muntu uzakumenya. Buri kimwe cyose ukora, jya uharanira kwiyitaho, wumve ko ubuzima bwawe ari ubwawe, wumve ko nta wundi uzaza kukumenya wowe ubwawe utiyizi. Jya ubanza kwimenya, wimenye, umenye ibyo ukora n'ibyo udakora, ibibi bireke, ibyiza aba ari byo ukora. Wumve ko nta muntu wundi uzakujajinga kugira ngo ibintu birusheho kugenda neza. Naho nutabikora gutyo, nta wundi muntu uzaza kukwitaho ngo akumenyere ubuzima bwawe. Muri iyi si buri wese aba agomba guharanira kumenya ubuzima bwe, aba agomba kwiyitaho, aba agomba gukora buri kimwe kugira ngo ubuzima bwe burusheho kugenda neza. Niyo mpamvu ukwiye gufata ingamba wowe ubwawe, ukimenya, ukamenya icyo ugomba gukora n'icyo ugomba kureka. Inama ya 5 ariyo ya nyuma, buri wese afite urugendo rwe. Akenshi usanga abantu barebera ku bandi, ugasanga ibitekerezo byawe biri ku wundi muntu, uri kureba ibikorwa bye akora cyangwa se ibindi bintu akora, ariko wowe ubwawe ukiyibagirwa kwireba wowe ubwawe ngo urebe urugendo ufite. Iki kintu buri wese kigomba kumubera isomo, kuko ni ikintu cy'ingirakamaro. Akenshi usanga dusigazwa inyuma no kudakora cyane ngo turebe ko twatera imbere, ahubwo tugakomeza tukarangamira abandi, ugasanga ibyo byose biri kudusubiza inyuma. Niyo mpamvu buri wese aba agomba kwitekerezaho, akamenya se ni ikihe kintu ndi gukora, ese ngomba kugikora ute, ese ni izihe strategy
ngomba gukoresha kugira ngo mbashe kuba nagera kuri icyo kintu. Naho iyo utangiye gutekereza kuri mugenzi wawe ukareba ukabona ko we kiri kumugeraho vuba icyo ashaka, ariko wowe biri gutinda, ugashaka kumva ko wamureberaho, kurebera ku muntu nibyo, ariko ntabwo ugomba kumuhanga amaso cyane ngo wibagirwe ibyo ukora. Wowe icyo ugomba kureba ni ukuba wenda wamwigiraho ibintu bimwe na bimwe, ariko n'ubundi ntukigereranye nawe ngo wumve ko ushobora kuba wakora nk'uko akora. Wowe ugomba gukora, ugakora ibyawe, ukagira ibyo umwigiraho n'ibyo ureka. Akenshi rero usanga dukurikira iby'abandi kuruta uko twakurikira ibyacu. Ibyo rero bibasha kudusubiza inyuma, bigatuma tutagera ku iterambere ryacu twifuza, bigatuma tutagera ku cyo dushaka. Kugera ku iterambere biravuna, niyo mpamvu tuba tugomba gukoresha imbaraga zacu kugira ngo tubashe kuba twabigeraho. Naho iyo tuzanye ubunebwe twe tukita ku by'abandi, ahubwo ugasanga dufite amashari gusa, ibyo ngibyo bidusubiza inyuma, bigatuma dutekereza nabi, kandi twagakwiye gukora ibyacu nabyo bikagenda neza. Umuntu niwe ugomba kwisetingira intego agomba gukoresha, nta wundi muntu ugomba kuzimusetingira. Iyo wiremye nabi uba nabi, n'iyo wigize mwiza uba mwiza. Biterwa n'uko witwaye, uko witwaye ni kuba isi, nuko iteye, uko witwaye ni kuba, kandi n'uko abandi bakubona niko ugaragara, niko wigaragaza. Niyo mpamvu ukwiye kwigaragaza neza kugira ngo buri kintu ushaka ubashe kuba wakigeraho. Ndabashimiye rero mwe mwese twabanye kuva iki kiganiro gitangira kugeza muri aka kanya. Ni inkuru ikomeye cyane. We kanda subscribe, ukanda like, wandike na comment, ubundi ukore na share kuri bagenzi bawe. Nge wabagezaga iki kiganiro ni Jean Ndora P. Iyi ni Marembo TV. Mukomeze kugira ibihe byiza, turabakunda.